ikizamini cya nyuma nacyo wagitsinda tukabona gusuzuma ubusabe bwawe. Twe nk'abakristo tugendana ibyanditswe byera, waba wabyitwaje? Cyane rwose tugeze no mu gihe cy'ikoranabuhanga. None utekereza ko twe nta koranabuhanga dufite? Imana erega intero ni imwe. Buriya ibyo byanditswe mwagendanye nibura nta wagendanye ijambo ry'Imana. Nta wagendanye ijambo ry'Imana bajya barisiga se. Bararifite buriya mu mitima yabo nese. Tutaribona. Warishyize mu mufuka ko nde urimo kwisaka? Marisaka mu ikote. Yarishyize mu ikote muzehe. Twaribikiye mu mitima yacu kugira ngo tutamucumuraho. Uyu munsi umwuka akaba yatuyoboye aduhata no mu itangiriro ibice 24. Yabahase gusiga ibyanditswe byera. Oya ntibikabe. Kandi turi mu itangiriro ibice 24 twaje tugendeye kuri uwo muco mwiza wa Gikristo, kuko ubwo Aburahamu yaramaze usaza yaratumye umugaragu we kugira ngo ajye kumusabira, ajye gusaba Rebeka amusabire umuhungu we. Umva bara karame uragitsinzwe icyo, ariko nakwemereye ko ntacyo uri buhure mu muryango wacu, kandi imbabazi wacu turazihorana kuko tugoswe n'abatambyi. Murakoze cyane. Ndakubaza wowe Musinga nyine umubyara na se bakomotse he, babaga hehe? Igira inyuma. Ndakubaza wowe Kigeri Ndahindurwa yapfuye ryari, niki cyamwishe? Igendere. Ndakubaza wowe 2025 ADEPR ifite umushumba wayoboraga yitwaga nde? Umudamu we yitwaga nde? Isubirire inyuma. Hanyuma abangaba basigaye nta numwe nkwiriye kubaza, abona baje byarangiye mwatsinzwe, mubaheshimire cyane. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Mutambuke muri sanga kandi murazaya, mvuze neza mudatsitara, nimutsikire, nimutera intambwe zigeze, kandi rwose intambwe zanyu ni umugisha. Hanyuma data uraza kuza kunkundira aho biri buze kwemera, umaguru uhamagare babasaza b'imbere ubaramutse, hanyuma kugira ngo dukomeze duhane ikaze mu gitaramo cy'iwacu. Uwo musaza wundi uri imbere ni umusaza urongoye ababyeyi beza basokuje neza uruhanika, abakobwa beza cyane bamenyereye gucunda amata. Ndabona abasore beza bizigira, abasore beza b'umuco. Mwese mumpundire mu ngejuru dusenga Imana. Mwese nta wicaye, abafite ingofero bazitse, hanyuma umuntu wese yerekeza umutima kuri Nyagasani. Reka dusenge. Tushimiye ko ubukwe bwose
amashyi menshi cyane. Murakoze cyane, mwicare mucaka buri rwose mu ruhuke. Ndi intore nkuru, ndi intore y'umuryango, ndifura mu bahungu, ariko kandi tugira abasaza bakuru. Abasaza nibo batanga ikaze mu muryango wacu, ntitwakirwa n'abana, hari ifura zabugenewe. Bano bantu bose mureba barabishimiye, mushime Imana, muhereza amashyi menshi cyane. Hanyuma data mubyeyi wanjye, mwabonye ko hari intore, hari ifura, hari ababyeyi beza batambutse. Ndakugira ngo ndahari ku bwawe, kandi ariko dufatanye ibi birori bigende neza. Reka rero sabe mubyeyi wanjye, tudatinze mu magambo, turaza kuza kugenda mu bintu bibiri. Ikintu cya mbere turaza kututira duhambira kuko amasaha yagiye, dututira duhambira kugira ngo bigende neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri turaza kuza, hari amabwiriza ariho yo kuvuga ngo tujye dukora ibintu nyine nk'abarokore, ibintu by'abarokore dusabe nk'abarokore, tugende nk'abarokore, tuvuge nk'abarokore, bigende neza kandi bya gikristo. Ahangaha turi mu bantu bemera Imana, hano harimo abashumba, n'ahangaha harimo abakozi b'Imana, tuze kuza gukorera Imana bigende neza. Yego, reka rero data nguhe umwanya twakiriye isibo ngari yaje mu muryango wacu, nanjye mu kanya ndaza kuza ntanga ikaze ku ikaze. Murakoze cyane. Twongere duhuze ibiganza bibyara amashyi tumushimire. Bara Mekarame muraho neza. Urugendo rwabaye ruhire. Urugendo rwabaye ruhire, turashima Imana, tunashima ibyiza byose mwateguye. Ibyo mwaduteguriye hariya ruguru rwose byadushimishije, ko twahafashe umwanya tuzi ko ariho muri. Baratubwira batari ko musaza Silvestre yatubwiye ngo aha hari ibindi byiza yateguye, mumusange hahandi n'ubundi musanzwe muganirira. Muri amahoro. Turi amahoro, ni ukuri turashima Imana. Muraje amahoro. Uwiteka yabanye natwe muri uru rugendo. Ni amahoro masa. Ni amahoro rwose, turashima Gitare. Twebwe rero mu muryango wacu, uyu ni umuryango wa nta mugabo umwe, uramutse umubyeyi imbaraga Aloyizi, kugira ngo bwa bupfura na rwa rukundo tugukunda, twemeye ko duhurira hano kugira ngo dutaramire hano muri Kigali ya Nkuba ya Nyabakonja. Nuko ariko nibagira amahoro. urayabona namwe Abaturutse izakagiye bose bahageze, turabashima rwose. Mu Kingogo iyo tugezeyo tugubwa neza, twibuka biteguye kukwakira ibigwi by'umwami Rwabugizi. ndagira ngo rero iwacu mu muryango niko bigenda, ikaze ijyana n'ikaziye. Abasaba b'ikambere begere bugufi, bakuze Imana. Mu muryango wacu wabibonye ko n'umuryango Imana yahaye umugisha, duha gutunga no gutungana, umugisha uruta iyindi iboneka muri Zaburi 127. Agira ati turabana kandi uturuka ku Uwiteka, imbuto zo mu nda nizo ngororotera twagura. Ababyumva neza bakamfasha gushima Imana. Turanezerewe cyane ku bw'icyo gitaramo. Nari ndimo gikomeje kugira ati nigega iwacu, ariko kandi n'amashyo Imana yongera mu nzu. Nuko rwose Ntacyo dushinja Imana, ku manywa na nijoro igende tugirira neza. Imana ntihabwe icyubahiro. Ntabwo yibyaye ngo bizatera ababyeyi neza. Buriya afite murumuna we abana witwa Nshunguye igihe, ariko Nshunguye igihe ndakubwira ko akurikira nsabye imbabazi. Abatambyi babonye ko tugoswe n'abatambyi, tubabarira mutari mwasaba n'imbabazi. Umugisha rwose tubahanye na yombi. Numvise uri intore uracyamenya gusakuza. Yego ndabizi neza. Nawe usakuza. Sakwe muvandimwe. Every day with you. Abasaza mu amashyi menshi cyane, babongera amashyi rwose, baganira neza Kinyarwanda. Every kiss is better than the Uza gushima last. bitumenyeshe, ariko kandi n'udashima It's a home I've never known, a place I know will last. Se naba nashimye kuko kabona bigeze
for a lifetime of I love yous. nari ngikomeje kubwira ngo uhawe rugari wacu ntabwo tuza kugushyira mu bindi kuko ntabwo uri ibindi kandi turi nari ngikomeje kuri imfura ntabwo twagushyira mu bindi kuko niba ufite ariko kandi naciye n'iteka ibihembo by'uburyo n'ibumoso bajyaga bagira umugani wacu uvuga ngo ntawe ushokera izindi wamenyera ikibakwiye ariko kandi nanone inshuti yanjye Baraka kamenyera ikigukwiriye cyose nta n'icyo nababurana ndabizi kandi munyemereye igitaramo n'ubundi mwagize tumiyemo ndakizi neza munyemereye rero n'ubundi karaca akabogi rwose mwanyemerera nkabanza nkaza kuko n'ubundi naje inkokora zireba imbere iki gitaramo cy'umuryango gasaba umuhereza akamba hafi kandi rwose mu byubahiro mbagomba ninjye ubasangaho umuketse kugira ngo twifatanye natwe namwe mu birori byiza nk'ibi mwateguye ibirori biradutumira uko bisanzwe n'umuco wacu rero byiza nk'ibi ntabwo twazi tutazanye intwererano twitwije natwe cyane rwose I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever for a lifetime. reka dufitanye igihango ko mu birori byose dutumira reka mbe nciye akabogi ariko nimutwemerera yego buriya turi buze kuganira byisanzura uko bisanzwe Sebara karame ntacyo gukomeje ujya mu byimbo ariko ndacyafite ikibazo kubaza turahari kugira ngo tugisubize intwererano ni wowe udutwereye ninde intwererano tubazaniye twari tubizi ko ufite ibirori by'umuryango natwe rero umuryango uteranye baravuze ngo uriya muryango ni imfura ntabwo twawujyamo gutyo umuryango uraterana rero iyo ni intwererano y'umuryango bara karame nanjye nkubaza uyu muntu umuryango utagira izina ko numva wawutsinze wenda ni umuryango remezo nabyo yabidusobanura tukabimenya murakoze cyane imiryango yacu se ko yasobetse kuva kera umuryango wa Royezi n'umuryango wa Nyiridande ikaba isanzwe isangira ibirori n'umuryango wa Nyiridande waje mu muryango wanyu muserukira wantorewe erega kare kose itambo yisere kuryo twajyaga kubyemera iyo umuntu atwereye agaragaza intwererano iturutse mwashimiye kuba duhaye ikaze bagashima n'intwererano aha barakoze cyane abasaza baganire neza reka dusabe umusaza n'ubundi numva atangiye gusa nk'unanirwa tubanza tumutereke nabonye arasoma ntago ari gata hari ababyinnyi beza baje kubyinira n'umuryango wa Royezi baje kwerekana ko hari umunsi udasanzwe n'ubundi mu miryango yacu reka mbashoze aho bari ijwi ryanjye ribagereho ribahamagarire baze bihuta
ntabwo navuga ko ntari busabe kandi mbona nisanga, ahubwo mubyeyi nyakubahwa mubinyemereye n'ubundi mwanyemerera nkabegera kugira ngo nsabe uburenganzira, kandi nk'uko mubibona izuba ryaracanye kuvuga ko ntasaba ibyo naba mbeshye, ariko kandi iyo izuba ryacanaga nabakeneraga igisigati kugira ngo bakibone, rero ntabwo bagendaga amatama masa. Ubwo rero nyakubahwa munyemereye ahaguruka kugira ngo basabe umwanya uyu ntabwo ari umwikorezi, uyu ni umuhereza, uyu ni umuhereza rwose, umuhereza wacu. uramubwira ngo naza kugera hariya ye kunyegera wowe kirazira databura rwose akunda abana kandi agakunda kuramutsa, akunda kuramutsa abana rwose, kandi urabizi iwacu kirazira nta murava gikora. Yesu yakuvuniye maze ugende wirate kuri barumuna ubabwire ko umubyeyi utari gito abakugabanya. urabona ko ashimye rwose, agiye aseka. muvandimwe rero mubinyemereye mbagiriho umugisha, mwakegera hino abatura ubuki se ubuye wagegereye n'ubundi bimusaba ndabikora mubyeyi, wagira ngo ituro rigarukirize mu nzira, kugira ngo ubuki bazaniye nimunyemerera ndababwira impamvu yabo. ariko se ko dusanzwe tubana ubizi neza kuko ari ubwo mu muryango wacu, ntabwo dukenera abandi rwose. reka dusabe bazi badukurireho urukoba, reka dukore urugoma twumve ko uranduye noneho ugomba kubanza rwose. bigire bugufi, igira bugufi hari hakurya njya numva avuga ngo mu mateka nize ngo habaga ubuki bwiza bw'impura, ahari tuza gusanga ari ubw'impura turamuhereza ijambo, atubwira ijambo riri ku murongo mutima. And though we've waited and we've prayed, uko ubona and here ubona we ko ari are, umwimerere waba ugeze ubuki kuko ntacyo byatwara. wazanzuki rwose, babizi ko twegereye ishyamba ryiza rya parike. ko ndebe izamutse ubuki rero unzi ko wageze ku musaraba utagitongera. ntabwo ntongera ntibikabe, ariko ngomba kubanza nkamenya aho ngiye, ngategura igikwiye rwose, cyane cyane ko naje ngana ari umutwaro undusha amaboko. ngomba kumenya ibimukwiye rero kugira ngo nimugiriraho umugisha. namubwiye ko nsaba ntasabiriza, nimugiriraho umugisha rwose nzi ko ari buwumpeshe. every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. sogongera
wumva ubwo banza ukomeze mbanze ndebe ko ndebe usogongera ntumire ese ko twageze ku musaraba harya ubanza uje gusogongera hari ubwo ntabwo basigaga ntabwo bagendaga imbogoboka amata mu masasu nawe rwose wigendera amahoro usubire mu byimbo twaguteguriye urumva igisigati wagihabwa natwe twabyemeye rwose ukomeza mu byimbo ariko wikwicwa n'izuba kandi twaguteguriye ibyimbo ahantu se hari izuba rihari karame reka isanzure ntacyo waburira mu muryango wacu nuko banyamuryango si ubwo iryo mwaryumvise twabaga twatuye hafi y'abashingantahe akavuga ngo ibibazo byabo iyo umuntu afise ikibazo ngo yama akicarira ariko karame icyo navuze ni umuco dusangiye twese nta mutego nashatse kugutega nta nubwo nkeneye yuko wicarira ijambo ugenda uhagarare mu byimbo twaguteguriye nuko ariko tuganirize iryo zuba ritari muri kwica murakoze cyane rwose banyamuryango hanyuma muri wa muco wacu tuzi nta n'abajya batozwa gushimira muvandimwe Silvestre rero uyu munsi twagendereye umuryango wanyu kubw'urukundo kubw'ubucuti dusanganywe tugira ngo tubwire abari hano benshi batazi impamvu y'uru rugendo batari ubwa mbere tugenze muri uyu muryango iminsi ishize rero ubwo twabagenderaga twababwiye iri tubana tubabwira imbamutima zacu tubabwira ko uko dusanzwe tubazi tubanye ko dusanzwe tubagiriraho umugisha tuje kubasaba irembo kandi tubasobanurira irembo dusaba iryo ari ryo tubabwira ko dusaba irembo ry'umugeni ntabwo rero mwatinze irembo mwararitwemereye kandi nk'uko umuco uri dusiga n'ibimenyetso by'imfatarembo uyu munsi rero umuvandimwe twaje kugira ngo dusubukure ikiganiro twari twagiranye ko twagiye tubabwira ko tutari basendataze ahubwo iwacu haba ba mutebutsi umunsi tukaba twaje kugira ngo nimubitwemerera dusubukure twari twaje gusaba irembo ry'umugeni ariko uyu munsi ikitugenza kuko irembo twaribonye nyakugira Imana turagenzwa noneho no gusaba umugeni muri ba bageni banyu beza benshi mufite nimutwemerera uyu munsi turasabamo umugeni murakoze karame se ko twaguhaye uburenganzira bwose ukundi kubikwemerera ukeneye ni ukuri twakwemereye ngaho sa It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my rero munyemerere rwose bature iki kindi cyo gusaba umugeni Oh darling, say my name. Nkuko mubizi twabiganiriye tugasaba irembo mwatubwiye ko y'umugeni se kumaze kudutura iyo ukomeza birimo nuko ntacyo bidutwara ntacyo bigize neza karame dushingiye ku muco biteganya nari nguhaye uburenganzira bwo guhagarara mu ibyo byimbo ntabwo ari umuco wacu ijambo abanyarwanda turarihagurukira cyane iyo riremereye nk'iryo ngiryo rwose twababwiye rero uyu munsi twaje mu rugo rwanyu kugira ngo dusabe umugeni dusabe amaboko kandi kuba dusaba mwumva ko dufite rwose ubukene dufite icyo dukennye umunsi rero twaje kubasaba umugeni muri ba bakobwa banyu beza benshi mufite turagira ngo nk'uko umuco wacu uri
kandi nk'uko ubukristo butubwira ntabwo ndi bubasabe bose, ndasabamo imfura muri bo. Ku muco wacu umukobwa mukuru niwe ubanza gusabwa. uyu munsi rero nkaba naje mu rugo rwanyu ngira ngo mbasabe umugeni witwa Nyiransabimana Marita, muri ba bakobwa banyu benshi beza mufite, ariko uyu munsi umugeni dusaba ni Nyiransabimana Marita. waca akabugi niba ucukije hanyuma tukabiganiraho nk'umuryango. nakwijeje ko ntacyo uri buze kuburira iwacu. Yego yego, ariko kandi ubutumwa ashobora kuba ari n'ubwawe atari ubutumwa bw'umuryango, kuko ntekereza ko yaza ko ari ubutumwa bw'umuryango utambukije, nabo baba bagaragaje ko bari kumwe nawe. karame se kugira ngo turimo turasaba amashyi ndetse n'impundu kugira ngo umuryango iwacu ntabwo twihagije. uyu murikwije niyo mpamvu twaje tubagana. ubuganza ko nzi ko umuco utaracika byaje biti byo. ubundi n'impundu iyo zavugaga rimwe bazitaga impuha. inshuti yanjye rero ndabumva, ndagira ngo dukomeje kuganira ni ku muco wacu uri baganira nk'abakristo, ariko kandi nanone tuganire nk'abanyarwanda. yego, kuko n'umuco wacu mwiza nk'abanyarwanda iyo turi abakristo dukijijwe ibivuga yuko twasize igihugu cyacu. abayobozi tugomba kuwusigasira umuco wacu. ndagira ngo rero mbanze ngira ibyo nsuzuma mu jambo tugejejeho wowe ubwawe, hanyuma nituza gusanga bikwiriye ukaduha ubusobanuro bwabyo, ntacyo uri buze kuburira iwacu. ikibazo cya mbere njya kukubaza, yego, turi mu gihugu cyacu cyiza cyuje umuco, kandi mu Rwanda rwacu urabizi ko abari n'abategarugori nabo ntabwo bigeze basigazwa inyuma. rwose igihugu cyacu umuco wacu ubashye ku isonga. turi mu gihe cy'uburinganire n'ubwuzuzanye nk'abanyarwanda. none natangaye ubwo wageraga hano mu rugo rwacu, naje gusanga wowe abari n'abategarugori warakomeje kubatsikamira. ubonye ngo uze tukuramutse, abari n'abategarugori ntabwo mwagendanye. umuco wacu rero wa wundi tugisigasira baracyawukomeyeho. basomye na Bibiliya cyane, basanga nubwo hari uburinganire umutwe uhora ari umutwe, ariko mu buringanire n'ubwuzuzanye umuhereza wanjye wamubonye. umutwe ugira ngo wagenda usize umutima se? ariko wabonye muri wa muco wacu dufatamo ibintu bibiri. dufata igitsina gore tukamuha agaciro, hanyuma akaba ari n'urubyiruko. umva nkubwire para, yego yego mubane. ubundi ubikoze byagutwara iki wakohereje abo badamu bakaza tukabaramutsa nabo? nadashakira abadamu beza bakumbuye babingije, abadamu babingije begera hino. uwaguha ikizami kubingiza mu kinyarwanda cy'ubu ngubu ni abadamu bateza urugori, ubyita kubingiza mu kinyarwanda. Oh darling, say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime.
Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever, for a lifetime. Forever. reka tuguhe imbabazi ku bw'icyo. ariko se imbabazi bampaye imbabazi, amashyi yanjye ntiyabahagije kugira ngo ese iyo nshimire cyane. aba bantu bose mwagendeye cyangwa hari abaguherekeje? Hari abavanye nugura igahanga ku isoko? Oya aba bantu Reka duhuze ibiganiro ubona hano rwose asante. nagendanye nazo. Bara, Karame nari ngikomeje nkubwira ko na Marita ntabwo turi bukubwire ko adahari. Marita arahari. Ariko kandi ko twari twavuze ko ibyacu tubisuzumira mu buryo bubiri. Turabisuzumira mu rwego rw'umuco wa Gikristo, tubisuzumire no mu muco. Hanyuma mu bigendanye n'umuco nabyo ndagira ngo tubwire ibigwi byanyu nibura, cyangwa se ibigwi nka bitatu by'uwo muhungu urimo gusabira, twumve ko akwiye kuba umukwe wacu. Muhungu nsabira ni Rwema, akaba mugabwa mbere ku rugamba ntahatangwe, igitero ayowe n'ikijya gitsindwa. Uwo ndamuzi w'umushika mutagira imbeho mu nda, abataramiye bose bakora inganzo ndamuzi twareganye. Ubwo bonye umuhamya, reka mbyemere ntyo cyagiye kirimo kiranyereka ko ngomba gusubiza icyifuzo cyawe byihuse. Nuko ariko kandi nanone nshuti yanjye urabizi ni umuco dusangiye, umugeni n'uw'umuryango. reka nshakabogi ntegereze icyo inama y'umuryango yanzura. Marita afite base wabo, afite ba nyirarume, afite ba nyirasenge. Kandi mu muco wacu nyirasenge aba ari umuntu ukomeye, nawe urabizi. Ndabizi rwose. Ngira ngo hari icyo nzaburira mu muryango wanyu se? Erega naje nciye bugufi kugira ngo uyu muntu asaba burya aba yikwije. Reka
abasaba kuko afite icyo akennye, ariko iyi ntango ni iya ba nyirasenge. se wabitegereje hari wabonye ukureba ijisho ryiza muri bo? Reba ukuntu banezerewe rwose. avuga akora amahano winjira mu gikari cyacu uti isubirireyo ngaho isubirireyo urindire hasi genda hakubera. Mu gihe tugitegereje igisubizo cyanyu cyiza, bara tubaye tubashimiye. aha akaba duteye umugongo, umusaza arigendeye ati reka ngende mu binama nameho. muri ba nyirasenge benshi dufashemo umwe, reka tumubaze niyemera ko tukwemerera umugeni, ubwo arabaciye iteka. ngo bahaye umugeni. Nimwakire umugeni, mwaboneka nimwakire umugeni. bara Karame karame. nyirasenge iryo avuze natwe turaryubaha, kandi nyuma ya nyirasenge turamuzi arakijijwe neza, ni n'umunyamasengesho, buriya afite uko yavuganye n'Imana. nanjye mu izina ry'umuryango rero tubemereye Marita. Numva ndi mu rugendo rwo gutuza umutima, kandi nkiri imbere yanyu nyakubahwa, murakoze cyane kutwemerera Marita, ariko abakobwa banyu ndabizi ko bafite n'andi mazina, ayo ashingiye ku muco wacu. se bara Karame karame. ubundi kera ubuntu bwari bwinshi buza kugenda bumarwa no kudashima, narinzi ko n'iryo wakabaye urishimira. Ugira ngo iyi myaka ngezemo se yo ntagize imfura nka Silvestre? Erega ngwino unyegere, uje gushimira umuryango, ntabwo ari njye uje gushimira. Ariko mu izina ry'umuryango nari mbakumbuye rwose, urukumbuzi rwaje, kandi ubwo butumwa urabugeza mu muryango. nyegera. erega wakagira Imana, we niwo muco wacu. iyi ni buriya turabizi ko Yewe muri abatware, ariko ndumva ufite ibicuro. turabatware ba mbere mukaba ba kabiri, ntubizi ibyo bintu? Ibyo ndabizi rwose. nimwakire ishimwe ry'umuryango. Ko numva se ibicuro byabaye byinshi mwanyemerera mukabimara? kwemerera Marita tukakwima iki? Oya rwose, erega n'Imana yatanze Kristo. Umuryango n'imfura rwose, aranyegera nkumva ibicuro birashize rwose, nkumva mfite ibyiringiro rwose. nari ngize nti iyo umuntu amaze gushima umuco wa kinyarwanda, noneho ngo twari tuvuze ngo ubuntu bwari bwinshi bugenda bumarwa no kudashima. Marita, kugira ngo umumenye uko biri kose, wari ufite abaranga. Abanyarwanda tugira umugani uvuga ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze iwabo. Yego yego. hanyuma abaranga bagiye bakubwira andi mazina yitwa? Barayambwiye rwose. bakubwiye ko yitwa nde? Afite amazina menshi. Ni Mutumwinka, ni Mukobwa Jana, n'izani, afite menshi, ariko ayo niyo bari bambwiye. ba nyirasenge banamubyinirira irya Nzamukosha. Murakoze cyane rwose. uriteguye se? Nditeguye. Muryango uriteguye? ngaho tugaragarize ko witeguye. Nkuko bisanzwe rero, ndi kugira ngo muvandimwe, mugende twaje gusaba tubanze tubashyikirize inkwano za mbere. Iyi ni kimwe imisozi. Umuco wacu hakaba hariho n'ikintu cy'ingenzi,
bataratuvangira abo ngabo baturutse ishanga, twagiraga isaha yacu, isaha y'Abanyarwanda. Iyo yabikaga yabaga ufite icyo tubwiye. Muvandimwe, uyu munsi nibyo wabonye, nubwo naherekejwe nasabye imbabazi, harimo n'abo bantu bagenda baduhemukira bakadutwarira umuco wacu, ariko mu muco wacu rwose isaha yacu yari ifite agaciro. Munyakirire, iyi ni kimwe imisozi. Wadushubije kwisuka? Oya, ntibikabe. Murabo gusubira kwisuka? Bara. Karame. Mu muco wacu twebwe Nyarwanda nk'Abanyarwanda, ab'iki gihe iyo bayibonye bazi ngo n'isuka, ariko zigira amazina. Habamo za rugori zazanye ba mama na ba masenge, hakaza cyozi cyogera inka. Ndagira ngo batwakirire. Murakoze cyane. N'abantu bajyaga mu butare bagakora igikwiye rwose, niyo mpamvu twari twarateye imbere muri byose. Hanyuma cyozi cyogera inka ntiyagendaga yonyine, zaba zarumanze. Iyi nka zarumanze nta nubwo zibasha no kujya ku rwuri. Iyi izadufasha kwahira bwa bwatsi, ariko kandi urabona uko iteye. Iyo nabazaniye ni iyi ngiyi. Hari abo najyaga mbona batanga ibimeze gutya. Iwacu kirazira, mu muryango wanyu haba ibisubizo, nta kibazo kibamo. Mbese mwaje mufite akabazo? Oya, twebwe twaje dufite akabazo. None nibyo tugeze iwanyu, mwaje mufite akabazo, tugeze iwacu kiraviva. Amashyi yanyu nibyo rwose nabende rwose yaratangiye guhakana, kandi nanjye nabonaga ari ikibazo akazanye gahese. Ni ikibazo twazanye twebwe, ariko cyavivutse twabona ibisubizo rwose. Hanyuma nizimara igira hino, kariya kantu bakitaga mu buryo bita signe de siritage, kabaga ari akabazo. Nizimara kuva mu rwuri rero, zizakenera kunywa y'amazi meza, zikenera ikibumbiro. Icya kizungu? Oya, kizungu ntabwo tumuzi mu muryango wacu. Turashimye. Ubundi kera mu muco murabizi ko twagiraga ibibumbiro bya Kinyarwanda byabaga bikurungiye, rimwe na rimwe amashyo yacu ugasanga yanyweyemo n'imisundwe, ariko mu gihe tugezemo dushimye ikibumbiro cyiza mu tubaye kigendanye n'igihe twacyakiriye. Hanyuma zizakenera igira hino wa musore, zizakenera no kudahirwa. Zikeneye rero iki gicuba kugira ngo amazi azajya bamwiriba bashyire muri cya kibumbiro. Muhereza gufashe. Mbega aho tugeze umusore arasusume. Mwihorere iby'abana, mwihorere. Uyu nguyu yagiye musigaye muzishora buragi mwebwe, ariko iyo dushoje tujya tunayaye. Turagushimiye, uri imfura, kandi twashaka kumenya ko witeguye. Turabibonye ko witeguye. Ngaho genda uca akabogi, hanyuma nk'umuryango tugukoshe. Bara. Karame. Ubumwe tugirana rero, nagira ngo uze guhitamo izo tugukoshe, kubera ko umwami Rudahigwa ajya gukwa Gicanda yamukoye inyana imwe. Aje iteka bamubajije bati kuki ukoye inyana imwe kandi uri umwami? Arabwira ngo inkwano n'ikima neza ntabwo ari ikiguzi.
hanyuma mu muryango kandi no mu muco w'abanyarwanda tugira amoko y'inkwano, harimo gukwa kigeri, hakazamo gukwa umuheto, hakazamo gukwa umuhigo, ayo yose harimo gukwa nkuri. Wowe urifuza ko tugukosha ubuhe bwoko bw'inkwano? Murankosha ariko ntimunkosha nkure muvandimwe, nditeguye rwose mu nkosha. Mu bwoko tugusabye uhisemo gukoshwa ubuhe? Uretse nkuri ibindi byose ndi mu biganza byanyu. Data hari umutayeri yagiye kudodera umuntu umwe, arangije ngabona ni big cyangwa se ni munini, amubwira ati se nkudodera uko waje cyangwa nkudodera uko uri? Uriya mugabo tumudodera uko yaje kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane. Iyo tuvuze gukwa kigeri, inkwano yatangiye ku bwa Kigeri wa kane Rwabugiri, aho yaciye iteka aravuga ngo umusore mu Rwanda ntakabura umugeni bitewe n'uko yabuze inkwano. Aca iteka avuga ko abakobwa bose ari ab'umwami kandi n'inka zose ari iz'umwami. Avuga ko uzabura inkwano azajya kwa Kigeri, hanyuma umusore bakamushyingira, inka bakazajya kuyaka Kigeri. Nicyo bita gukwa kigeri. Iyo tuvuze gukwa umuhigo, hari igihe umuryango waba ukeneye umukwe, ukeneye amaboko, ukeneye umukwe w'intwari uzabasha kurinda igihugu akarinda n'umuryango. Batagikeneye inkwano zigendanye n'inka, bakamutuma kujya guhiga inyamaswa y'inkazi, intare, ingwe n'izindi. Byaterwaga n'umubare w'inyamaswa bamusabye kujya guhiga, bakazizana nta gice na kimwe cy'umubiri cyakuweho, uwo akaba akoye umuhigo. Uko umuheto inkwano zasabwaga umusore nawe bakeneye gutwari, bakamwohereza ku rugamba aho irasaniro rimeze nabi, akagenda bakamukosha umubare w'ibihanga by'ababisha yabaga atahanye, akaba akoye umuheto. None hose watubwiye ko wemerewe kuhako, yuko hose twahagukwa. Ubwo niba bamuga bamusabye ibihanga 7, yagenda akazana ibihanga 7 by'ababisha, inkwano zikaba zirabonetse, bagashima bakagira bati yuko azarwanira igihugu, azarengera igihugu, azarengera umuryango. Inshuti yanjye rero, reka twebwe tugukwe inka. Ntabwo nanone tugukosha ngo tugukosha imbyeyi. Hari abajya bakora ikosa bakavuga ngo barakosha imbyeyi. Umukobwa wanyu ntabwo ari umusumbakazi. Marita aracyari umukobwa. Ndagira ngo rero tugukoshe inyana 2 zumanye, uratureberamo ibihogo bitose, hanyuma utuzane n'iyiherekeje. Umuryango twawugiriyeho umugisha, kandi inkwano mudusabye turazemeye. Urakoze cyane. Ndagira ngo ubwo avuze ko azemeye, twamaze kumenya amakuru iwacu yuko inyana zageze mu nzuri. Ibyo nta kindi tuza kubirenzaho muri kano kanya, ahubwo natwe twazishima. Bara karame nshigaje kimwe noneho kugira ngo ubu nakwemereye umugeni, nshigaje kimwe kugira ngo uhe umugeni. Yego. Watubwiye ko uri musabira Rukundo inosi. Mwagendanye se? Kirazira kikaziririzwa, nta mwana ugendana n'ababyeyi ntiyatinyuka, ntashobora kumva ibiganiro byacu. Mutumeho aseruke mu gitaramo, mubwire ko byaciyemo, hanyuma ze tumuramutse na ba nyirasenge bamubone, tubone yuko koko ari umusore ukwiriye kutubera umukwe. Mutambuke rwose, n'abasore beza cyane bameze neza. Aha, batambuka rero, reka mbasabe n'ubundi niyo handitse ngo ifatiro z'isi zemwe, nutsi yabeshwaho n'iki?
niyo byanditse. Naho subira inyuma. Twagiye kuri nguyu. Ese Covid yatangiye ku itariki zingahe? Ni ryari twavuye muri guma mu rugo mu gihe cya nyuma? Naho isubirireyo. Reka tuzanga. Ndakubaza wowe, Musinga nyine umubyara na se bakomotse he, babaga hehe? Igira inyuma. Ndakubaza wowe, Kigeli Ndahindurwa yapfuye ryari? Niki cyamwishe? Igendere. Ndakubaza wowe, 2025 ADEPR ifite umushumba wayoboraga yitwaga nde? Umudamu we yitwaga nde? Isubirira inyuma. Hanyuma abangaba basigaye nta numwe nkwiriye kubaza, abona bajije byarangiye, mwatsinzwe. Mubaheshimire cyane, mushimire abasigaye. Aha, hanyuma rero reka mpereze data akanya gatoya. Nge aha hose bari iwacu, uriya musaza umubyeyi wanjye, mugihagaze gutya muhagare muve kuri no position, cyangwa kuno muhagaze mugumanga. Data agiye kubicayura mukayandagaruka, nanjye mbereka neza umuryango. Karibu. Utere iya kabiri, iya gatatu uhindukire ibumoso, hindukire urebe ibumoso. Bara, karame. erega mubwire akomeza atera intambwe aza nsanga kugira ngo muramutse. Tambuka Gitore sange umubyeyi Silvestre kugira ngo akuramutse. Urabizi neza umuco wacu tuwukomeyeho, ntabwo nakwirirwa nkubwira ko nta mwana uramutse ababyeyi. Yanabisobanuye neza, arakubwira ngo umwegere akuramutse. Nagize ngo nakaho yandirimba ivuga ngo koperative zirunguka. Wamubwiye ngo aze kuntunga inkoni se? Wowe ya kirazira. Buri afite icyizere ko ashobora kugabana mu uwo muryango kandi gutambuka awugana. Ntamusobanuye ko iyo umuntu agiye ku mutware mukuru, ubutware bw'abanza akabushyira hasi. Oya, ntagombye kubushyira. Umugaragu we nategeke kare kose, ubutware afite nategeke umugaragu we. Ndetse anatere intambwe imwe Gitore, areke urukundo rwose yisanzura umubyeyi amusuhuza. Ndabona afite ibitugu byateruye inyana. Umusore mwiza cyane, uraho rukundo, ufite amasoso meza ajya ngo n'ubwatsi bwo kwa padiri. Niwe rukundo. Umusore mwiza ndagapfa iki gihe. Niko Bara. Karame. Aha mu rubavu rw'ibumoso yabaye iki? Uwo mwana wanjye muvandimwe ararwaye rwose, arana, kandi yambwiye ko umuti nimugerera ku mubyeyi Silvestre uburwayi azabukira. Hanyuma nanjye ndamubwira ngo bikubere uko wizeye. Buri muntu utunga inkoni aba atoranijwe ku mwami, ubundi mubwire icyo akora ageze hariya. Mutunga inkoni turebe. Babimenya ntibirirwa banarebayo, kandi mu gicuku ntabwo habona. Asante sana. Paragenda ubone usuzume ziriya ntebe neza, ubanze mbese wumve ko zimeze neza. Nubona zimeze neza umubwire uti dore imwanya wawe ngo uhabwe uburenganzira kabisa. Abandi rero musigaye muraza kwicara hasigaye hose. Twaguhaye umugeni, ariko kandi umukwe wacu bamwicaje mu byicaro byiza bimukwiriye. Hari ibintu bibiri utemerewe muri kano kanya ruku. Ntabwo wemerewe kugereka akaguru ku kandi. Wabyumvise? Icya kabiri, ntabwo wemerewe kuvugiriza. Ari ikindi cyifuzo ufite nacyo tukagisubiza. None se ko natojwe gujya nsaba iteka, ariko nkanatozwa kwizera ko icyo nsabye ngihawe, umurongo sinzawutezukamo. Kandi mbanze n'abashimire rwose mu mpano mwahawe
harimo no gusuzuma. Mwabibonye ko Rukundo afite ikibazo, mpamvu atishimye ni ikibazo afite, kandi umuti nimwe tuwutezeho, kandi tubashimiye ko nabo twawubonye. Ahubwo ngira urukumbuzi, Rukundo wambwiye mutuma haraza uramusuhuza. Ariko bara karame harya iwanyu Kibungo, niyo mpamvu ujya kuvuga ukabanza ugaca Kibungo ukazenguruka. Ntabwo duca Kibungo. Wagiye umbwira ukarasa ku ntego ko ntacyo waburira umuryango wanjye kubizi. Kandi mu muco wa Kinyarwanda burya iyo wasabye ugahabwa bakagukosha inkwano zigashimwa usigara utegeka, niwo muco wa Kinyarwanda burya. Nagiraga ngo nanjye mumare ibicuro wa mukobwa nabasabye aze musuhuze, ariko kuko ntamwisabiye buriya Rukundo namubona aramwenyura, ajya yizihirwa cyane buriya, ariko uyu munsi yagize ikibazo cy'irungu. Murakoze. ndabizi mushiki wanjye watubaga hafi, uwo musore ukamumenyera amata ukamugusha neza, twataha nijoro tuvuye mu mupira ukadukingurira. Ariko kano kanya amagambo avugiye ahangaha ni amagambo akomeye cyane. Dataraza kugira umwanya wo kuyakubwira, ariko nanjye nayumvaga. Uyu munsi ya nombe yawe ntabwo tuzongera kuyibona, tuzayirira uw'abandi. Ariko kandi ntugire ubwoba, ujye utinya, va kuri dore umuntu. Uyu musore w'ibigango ufite amasoso meza acoze nk'ubwatsi bwo kwa padiri, uri kumubona? Uyu musore niwe kazabitera. Data yavuze ati ndagutanze, nanjye rero nka musaza wawe
ubwo nyine kitata yavuze ubwo nanjye ndacyemeye. Ndagira ngo uyu musore yigire hafi anga muri hagati muri kimwe cya kabiri cy'urukundo, hanyuma mudata yitegura ubona tunareshya ati ibintu ni mahwe rwose, ati komera ati akira asubira mu nka wirukanke nze kuza kubona amano y'inkweto yerekeza imbere, ati nimbona nimero z'inkweto wambaye ndamenya ko ubwo warenze. Nyaboneka birigita ubwo kabaye, ati nyaboneka nawe wa mwana we warakoze cyane, ati ntabwo wasuzuguraga, ati ndagukunda kandi Imana igumugisha. Imubiri gitero musubire bara. Ndagira ngo ubunyegera bugufi Mari. Baho neza. Bisashi. Uraho nawe. Yego mwarakoze cyane. Ndagira ngo wigire bugufi. Zamura ibiganza usuhuza umuryango wawe, zamura ibiganza byombi. Amashyi menshi cyane naboneka mwakire ndamukanya z'umugeni wacu. Za mpundu nimwongere ongere basuhuze, za mpundi wacu zongere zumvikane. Mwamubonye ko natsinze igitego cy'umutwe. Aba ni bababyeyi bawe, harimo ba nyokorome, harimo ba so wanyu, harimo ba nyogosenge, harimo n'inshuti z'umuryango. Inshingano zawe zose warazikoze kandi umuco bagutoje nk'umuryango wose witwaramo neza. Imana iguha umugisha. Bambwiye ngo gushimire. Ndagira ngo wongere uhindukire, banza uzamure ibiganza usuhuze n'uriya muryango. Wumva di urangajwe imbere n'umubyeyi Baraka. Uyu muryango witegereje neza, bawurebye neza. Hari umuntu uzimo? Nta muntu n'umwe uzimo? Uzi witwa nde? Yabisoje ngo azimo Rukundo. Ubwo twari mu gitaramo umuryango umaze uyu muryango wagushimye, umaze kugushima udusaba umugeni, badutuye twanyoye, ariko kandi tuza kubakosha, baradukwera inkwano turazishima. Nabanyogosenge nabanyuko wanyu bose barabakobwa. None mwana wacu rero turagira ngo ujye kuduhagarara muri uriya muryango nkuko tukuzi Rukundo, tubwiye ko bagusabira Rukundo. Rukundo nawe uramukunda? Uramukunda? Yego. Ngaramukunda cyane ahubwo. Bara. Karame. Ngaho akira mugushyikirize ubanze umuramutse. Ndamukunda cyane. Ariko sha ibintu birakora, gusenga kurakora rwose. Ati aka kantu se uri gushyiramo, ati ni amavisi, ni impeta yo. Ati amashyi menshi cyane, ati ndagukunda kandi imbere y'Imana n'abantu ndabihamije ko bose urukundo rwanjye rwa fiançailles rugize resulta nziza. Hanyuma umukobwa na ati mfite n'ururabo, ariko urwo rurabo narwo warumushyikiriza, hari n'impano yateguye. Atajya sheri, ati ndagukunda kugeza akadomo ka nyuma k'ubuzima bwanjye.
abageni bacu ni gahunda yayindi umwakire. umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye.